ko natwe tuguhaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu ngira ngo uri umutumirwa n'ibyo koko wabisabye umunsi urenze umwe ko twagirana ikiganiro ukagira ibyo umbaza feste sinzi niba ariko tubivuga turi kumwe amaso ku yandi uri mu bantu ba mbere baturutse kure ushoboye kugera ku Mbabazi TV gatatu numvaga rero rwose tuguhaye ikaze ndetse n'abadukurikiye mu migabane itanu igize isi uri gukurikirana ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu aguha ikaze kuri chano yabo Imbabazi TV gatatu kweri ngira ngo bavuze ko hari ibyo uzababariza hari n'ibyo uzibariza nanjye ndi hano ngo mbisubize ibyo bintu abantu benshi bagira nyine ibibazo bifuza kumbaza cyane ariko byinshi ukabona ko abantu bose barashyushye ati mariti ibyo bintu uvuga nje bamwe bagati nta RDF igutuma n'inkotanyi zigutuma nta gukijijwe ntabwo uri umuhanuzi ofete kamemu doke vrema doke ibyo bibazo rwose mbona ko abantu mu mutwe bibuzuye ngira ngo rero warabisabye ko uzadusura ukasa n'ubariza urenze umwe bwana Pascal tuguhaye ikaze rwose mwakoze kugira urugendo rwiza no kuhashyika amahoro ngira ngo twagira ko murakoze cyane nishimiye kuba ndi kumwe namwe hano ku Mbabazi TV gatatu byaragoranye nkuko wabivuze inshuro nyinshi nabyifuje ko twahura hazamo ibibazo akazi birumvikana ariko ni byiza cyane Imana ishimwe kuba idushoboje tukaba duhure muri iki kiganiro reka tuhuze n'abakurikiye Imbabazi TV gatatu mbahe ikaze mu kiganiro cya none mubwiriza butumwa umeze neza ariko meze neza rwose nitwa Habiyambere Martin ndetse wongeyeho umuhanuzi ndumuvuga butumwa muhanuzi Evangeliste Martin mu rurimi rw'abanyamahanga umubwiriza butumwa nibyo rwose bwiza wongereho bwiza nawe umeze neza nanjye meze neza benshi meze neza meze neza kazuba hafi ya hose mu gihugu kari kuva ariko ntacyo gatwaye ngira ngo muri studio zanyu naho murahema uwabazima cyane na mahoro natwe muri studio zacu rero tuguhaye ikaze Imana iguhe umugisha rwose turanayisabye mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera ubu butumwa bwiza cyangwa se iki kiganiro turi bugirane Uwiteka tubanze imbere turasenze rwose tubimuragize amen amen ndiyo yego rero wabivuze uti abenshi bakubaza ibibazo ndagira ngo rwose mu bibazo bikeya nateguye n'abadukurikiye babifite babishyire muri comment hanyuma tuzongere dukora ikindi kiganiro mubitwemereye gisobanura bene ibyo bibazo bindi abantu baba bafite amatsiko menshi cyane ubuhanuzi ni amatsiko gusa ndabyizeye ko abenshi barasubizwa kubera ko ahari abagabo ntihapfa abantu cyane rwose hari byinshi barasubizwa muri iki kiganiro ndiyo yego rero ngira ngo Martin tumaze iminsi turi mu masengesho rwose y'iminsi 90 mbere na mbere yagenze neza turashimira Imana twayatangiye amahoro turi ku munsi mukuru w'itariki ya mbere uko 9 mu gusoza yagenze neza vraiment byiza cyane ndetse no mu butumwa nakire muri comment kuri WhatsApp imbogisi ntaho nigeze mbona igikuba cyacitse cyakora nabonye abashimye Imana ko babonye amahera utuzi cyangwa se amafaranga babonye abagaba babonye abana nubwo hano ntabivuga ariko rwose barahari bashima uhoraho ko ibyo bintu bimwe byagiye bisohora nagiye mbibona ukurikirwa ndetse n'amasengesho y'amezi 3 urumva ni iminsi irenga 90 yego nagiye mbibona muri commentaire guhera ko nanjye ndakurikira ndetse nkaba turi kumwe kuri gatanu cyane rwose nagiye mbibona rero abari mu Burundi abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi abari za Uganda Kenya Iburayi Amerika Canada mu bihugu byinshi bijya bitandukanye ku Mbabazi TV gatatu njya mbabona rwose turabashimiye cyane njya mbabona n'abafatanya bikorwa kuri chano yabo beza cyane nabo reka rero tubashimire wa mugane tunabaha ikaze muri iki kiganiro hari benshi rero bibaza ibibazo bigiye bitandukanye muri aya masengesho mbere na mbere amaze amezi 3 ese ubundi yaragamije iki reka duheraho ngaho masengesho ngira ngo ubundi gusenga Bibiliya yivuze signification yo gusenga no kuganira n'Imana Yesu rero wasenze mbere uzanasenga nyuma yaravuze ngo yumvise umwuka w'Imana muhatira gusenga no kwiyiririza ubusa ariko we umwuka mutegekera kujya kubikorera i Getsemane natwe rero umwuka w'Imana yaduhaye
umutwaro wo gusengera igihugu cy'u Burundi ahahise uhereye 2013 kugeza 2019 dusengera igihugu turakizenguruka. Nyuma yaho rero uhereye muri uku kwezi kwa kane nza guhabwa ubutumwa nanone bwo gusengera igihugu cy'u Burundi. Noneho ukwezi kwa kane nambotsamo ubutumwa bwo kwihana, saba abarundi kwihana, kwa gatanu saba indongozi n'abayobozi kwihana, kwa gatandatu tugomeza tuburira abantu. Niho rero mu kwa gatandatu horaho yavuze ngo nifata amasengesho n'abandi bari bubyemere, dufata amasengesho y'amezi 3 dusengere igihugu cy'u Burundi, koko ubwami bugiye kubisikana, hagiye kujyaho ubwami bushyashya, noneho haveho ubwami busanzwe bwari buriho ubwo buveho hajyeho ubundi. Noneho igihugu cy'u Burundi Imana yarambwiye ngo kimaranye amasezerano igihe kirekire cyane. Bakoresheje imbunda ngo asohozwe birananirana, bakoresha politike diplomasi birananirana, kugeza ubwo Imana impagurukije nka Eliya mu kwimika ubwami bushya no mu kwimura ubwami bushaje. Ariko ntibushaje kundi nuko babucyuye igihe. Ariko ubwami uko tubizi hari igihe bugumaho Imana yamaze kubukuraho. Ngira ngo rero niho hagaragara nk'amasengesho n'ubuhanuzi. Mu busanzwe nabo bwabo barabibwiwe cyangwa se baranabizi ko umuntu agira manda irangira, umuntu akagira ikiringo kandi noneho agakora neza. Ubwo rero Imana niyo yaduhaye umukoro cyangwa se urutonde rwo gusenga ya masengesho y'amezi 3 dusengera u Burundi, cyane ni habi intambara ngo abantu bapfe cyane, kandi abarundi amasezerano yabo nabasohore. Ibi bibazo baguyemo si byo bihamagariye, n'aba bayoboye singira simpamya ko nabo bavuga ngo yaba twari dukenye. Nuko gusa yenda se ubwo navuga ngo never ibyo yabashije nibyo byashobojwe nibyo niho ubwenge bwe cyangwa se ubushobozi bwe bugarukira. Ariko nanone kuba igihugu cyaguma muri uyu murongo nikihagume, kuko hari n'umuhanuzi butarabibwiwe, ariko hari n'ababibwiwe batari nanjye. Hari abahawe n'ubutumwa butari n'ubu, ntabwo ari nge muhanuzi uri guhanurira Burundi gusa cyangwa uri kuvuga Burundi gusa. Hari n'abandi benshi bari kuvuga ku Burundi bahawe ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi. Nge ntaraba n'umuhanuzi, hari n'abandi bari barahanuriye Burundi ngenda mbibona ubu, ariko mbere ko nta iyo ntari nyirimo ntabwo nigeze mbihabwa. Kuvuga rero iyo uri umusuma umenyana n'abandi basuma, iyo uri umwicanyi umenyana n'abandi bicanyi. Ko mbaye umuhanuzi wo guhanura ibi niho nasanze hari n'abandi ngo bafite ubu butumwa babuhawe, ariko ndabashyigikiye buba ari ubutumwa bwiza gusa. Ofete rero mu masengesho ubwo ngarutsaho twari mu ntego yo kugira ngo abimikwa bimikwa amahoro, n'abimurwa bimurwe ayandi. Ariko ibyo bintu turacyabirorereye bimwe, ariko nk'ibimenyetso nibyo tumaze kubona byibonekeje mu by'Imana yari yatubwiye. Ibimenyetso bizagenda bibanziriza mbere yuko ubwami bundi bwimwa cyangwa se bwima ubundi bwami bukavaho. Harimo ibimenyetso bimaze kwibonekeza, harimo n'ibitaribonekeza, ariko nabyo dutegereje muri aya mezi. Ahubwo jewe yenda icyo natandukaniyeho n'abandi ni umwe wahanuye ushyiraho igihe. Noneho abandi barahanura akakubwira ngo Imana izabikora, iyo nza rero ntiyishyuzwa. Ugasanga barategereje umwaka 2, 3, 5. Yego, ibyo ntawe ubyishyuza. Iyo umuntu akubwiye ati Imana izakugirira neza, ushobora no gupfa utegereje iyo neza, ukazasanga nawe waranayibonye. Nge rero ahantu byatumye abantu bose bakanguka cyangwa se bakaza kurorera ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ngira ngo nuko napresheje ndavuga ngo uyu mwaka turimo hazaba ibi, bimwe biraba ibindi ntibiraba, bimwe barabirorereye. Noneho sa n'umuntu nahuje n'abantu benshi ubuhanuzi basanganwe cyangwa se bafite, byoroha cyane ko rero umurundi avuga ngo nanjye ibyo ari kuvuga ndabizi, ngo nanjye ibyo narabibwiwe. Kuko narababwiye intara ya Kigoma sinari nazi ko ari n'iy'u Burundi, intara ya Uvira sinari nazi ko nayo ari yahoze ari iy'abarundi. Mbere y'ishobora byose buriya iyi ni Bibiliya narahira nta nibyo narinze mvi Burundi, ntaramenya ibyizo ntara kuko sinari nagiye kwiga amateka. Ariko ikibazo abakoroni bateje cyatubereye kibi, noneho uko abami basimburana igihugu kigenda cyangirika. Ariko noneho aho urabona turi muri viziyo, biratangaje ko muri viziyo aho igihugu cyagateye imbere ahubwo gitera inyuma. Burundi rero aho bugeze
bwabuze umutabazi n'umurengezi cyangwa umucunguzi, ni uko mbahumuriza mu butumwa bwiza, nkabaremesha, nkabaganiriza, ngira ngo niho duhera tuba inshuti, ariko ntirengagije ko hari n'abavuga bati uragapfa yaba wari upfuye, cyangwa se tugufashe ntitwakwigwa. Ariko nawe buriya hari abandi bavuga bati natwe tumufashe ntitwakwigwa. None ubu Neva aguye muri aba bantu yicishije ibibazo bakamushyikira, we bakwigwa? Oya, birumvikana. Yego, nicyo nagisubiza uko. Hanyuma rero uragira uti nari ndimo gusenga kugira ngo bimikwe mu mahoro, abagenda bagende. Yego, abantu ariko bikorwe vuba. Muri aya mezi turimo, amezi angahe? Turi mu mezi atatu. Ubu turi mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 kwa 12 no gusozera, mu kwa mbere n'amashini. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye bizere ko mu kwezi kwa mbere baraba bafite iki? Ukwezi kwa mbere baraba bari mu mashimwe yo kubona ubu buhanuzi bwarasohoye. Yego, nibyo rwose. Hari sinjye usohoza amasezerano, ariko Uwiteka iyo adutije amaso muri kamera ubasha kureba ibizaba cyangwa iby'ahahise cyangwa n'ibiri kuba ako kanya. Mu maso y'Uwiteka rero jye nitegereje uko 9, uko 10, uko 11 ibimenyetso byose bizaba byarangiye, ndetse mu kwa 11 nta n'ibimenyetso tuzaba tugitegereje, ahubwo tuzaba turi mu gihe cyo kwima ingoma bushya no kwimura bushya. Umwaka utaha rero hazaba hari undi mwami. Hazaba hari undi mwami, kuko narababwiye ngo ukwezi gutaha nk'iki gihe, ubwo butumwa bwatangiye mu kwezi kwa 4 k'umwaka uyu turimo, niho nahawe iyi misiyo byeruye. Ariko ubwo mu kwa 4 kutaha tuzaba turi mu ngoma muri kamera y'umwuka uko ndi kubireba. Aho ni mu Burundi. Rwose. Tubabwire ko mu bihugu hafi ya byose byo muri Afurika tugiye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko u Burundi muri iyi myaka ya vuba ni umwihariko bitewe n'ibibazo twese tuzi, nabo bazi utahisha, ntabwo wabihisha. Buriya Umunyarwanda aciye umugani ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Mbaye ahaga yigeze abivuga ngo Kagame yapfuye, amugaruka havuga ngo muga ngo buriya Abanyarwanda ngo sinibaza kweri ko Kagame yaba ari muzima, ngo nubwo bari kubihisha ngo ntawe utwika inzu ahishe umwotsi. Numva uwo mugana arawuciye, ariko Kagame ngira ngo ni muzima. Nyakubahwa bwana Perezida tunamwifurije ubuzima bwiza. Wenda tugarutseho gato kuri iriya nkuru, uko murabizi ko iyo abantu bagiye batandukanye bamenyekanye bazwi, iyo bahuye n'inkuru z'ibihuha zibavugwaho, akenshi baraza nyine, niba urugero umuntu yapfuye, cyane cyane mu bahanzi bijya bivugwa ngo runaka akoze impanuka cyangwa bigenze. Abenshi rero itangazamakuru riramuhamagara kugira ngo atange ubutumwa nyine agaragaze ko ari muzima. Ariko kuri His Excellency Perezida Kagame ntabwo ari uko byanyine. Birumvikana ko nta nubwo arega yapfa ngo tubiyoberwe, ntabwo byashoboka. Ni nayo mpamvu rero ababitangaje ubundi bakwiye no kuba basaba imbabazi, kubera ko byari ibihuha byaragaragaye. Ngira ngo biriya byagaragaje ko yenda se u Rwanda rwaba rufitiwe ishyari n'abanzi bifuza ko perezida w'u Rwanda yapfa cyane rwose. Rero buriya nubwo Burundi bivuga uko, nta murundi nifuza ko yapfa, ahubwo iyo aba bano babonaga ko bo batabishoboye cyangwa se bibananiye, bakasenga yo kugira ngo hajyeho ubishoboye, none ibyo bintu hari icyo byaba bitwara. Ikibazo ni uko Neva avuga ati igihugu sinkendera. Nta hantu wigeze wumva avuga ati mwarampemukiye abantu mwanzanye kuba perezida cyane rwose, yo mundeka nkaba umuhinzi. Ikibazo ni uko avuga ngo simbishaka, ariko akagaruka inyuma nanone akabandanya kuri kamera, akagaragara nk'umuntu wasunitswe cyangwa bahatirije kuba yaba perezida w'igihugu. Noneho rero niba wagumaho ntuha bene gihugu gitoro, ntuha bene gihugu ubuzima, ntuha bene gihugu amahoro, ntuha bene gihugu ubutabera, ntuha bene gihugu ibyo nyine bo bagutoreye, ubundi ubwo ukwiye kugumaho nturi umwicanyi.
ibyo birumvikana, icyo kibazo sinagisubiza. ariko abadukurikiye bagisubize, wenda si ngombwa ko babitubwira, ariko badusubize cyangwa se mu mitima yabo ubwo bafite igisubizo. oya natwe twubatse ingo buno nguha urugero, njyewe nzanye umugore turabyaye, sishoboye guhahira abana, sishoboye gutunga umugore mu buryo ubwo ari bwo bwose. ubundi ubwo nari nkwiye kuzana umugore cyane, nari nkwiye kwirirwa mbabyara, sinakiye igisubizo cy'uko ntakwiye guteza abantu akaga. Birumvikana, hari n'abatabikora kubera impamvu zinumvikana, buryo yanabigusobanurira ko kukabyumva. Hanyuma rero urwo rugero utanze ruhabanye cyane no muri politike. Politike iraryoha, biragoye ko umuyobozi cyangwa umutegetsi yemera amakosa ndetse akaba yavuga ati ndananiwe, manitse amaboko. Biragoye cyane. Ariko reka twizere ko ubuhanuzi buri mu byiciro bigiye bitandukanye, ibyavuzwe byiza bizasohora mu baturanyi, abarundi, abashingantahe. Yego. Hanyuma muri aya masengesho y'amezi 3 ni izihe mbogamizi mwahuriyemo nazo? Imbogamizi mu busanzwe umubiri urahababarira, kandi mvuze ngo umubiri kwiyiriza ubusa ni ukubabaza umubiri. Imbogamizi ni uko nk'akazi sanzwe nkora gasanzwe kagomba ko kuhomberamo. Uko shyizeho amasengesho y'amezi 3, ubwo birasaba mu gitondo gusenga umwanya munini, mu ijoro gusenga umwanya munini, kuba wagiye Getsemani ukararayo cyangwa ukirirwayo, kuko ntushobora kuba usohoye intama ngo ubu ziragiye hama uhuge urangare. Nubwo wagira utkurangariramo ariko ntuherayo. Ubwo rero mu rugo hagira ibihomba, mu kazi hakagira ibihomba, nutwibonekeje nk'utwo. Ariko nanone ntushobora gukurikira Kristo udafite ibyo wahombye, ntushobora no kwakira udafite ibyo wahombye. Hamwe no kumvira Imana n'umuhamagaro, nemeye rero kugira ibyo mpindura igihombo kubwo kuronka Kristo. Twebwe tubirebera ku ruhande, tubona ari umurimo ukomeye cyane gufata amezi 3 ugasengera igihugu, ugashyira mu bikorwa iby'Imana ibyo Imana yagusabye. Ni ibintu bikomeye cyane. Nta mpungenge z'uko wazacika intege noneho kera kabaye bikarangira unaniwe burundu? Uhereye aho gusengera Uburundi, mu busanzwe abarundi n'ababana, ariko ntiriwe nanasenga, kuko nabo abadasenga buno bari mu Rwanda. U Rwanda rwabakiriye neza. N'abanyarwanda badasenga bari Burundi babayeho neza. Na ambasade yacu ngira ngo irakora, ambasade y'u Burundi irakora. Kuba ngiye rero narafashe umuhamagaro mu gusenga, nibyo dushobozwa na Kristo. Nkwiye gusengera abarundi iteka ryose nk'uko sengera n'abanyarwanda, kuko urukundo rw'Imana ntirurobanura. Ariko nkwiye kuba nifuriza abarundi byiza, si nkwiye kuba mbasengera. Nta hantu na hamwe mu butumwa natambukije nifurije abarundi kibi, ahubwo mpora mbahanurira ibyiza. Kuko hari n'abanyarwanda nabonye bagize ishyari, si bose ariko barimo, ngo kuki uri guhanurira abarundi byiza, kuki utari kubihanurira u Rwanda. Ariko ubutumwa nahawe nubwo n'ubw'abarundi. Harimo n'undi wambwiye ngo ni views ndi kurondera, ariko Burundi ntibugira amadisi. Ariko muri Kenya hari imyigaragambyo yamaze igihe, William Ruto, Igiswahili nubwo ntacyumva cyane nyumvamo gake, n'Icyongereza nubwo ntacyumva cyane nyumvamo gake, nakabaye ubutumwa bwanjye buri Bugande, YouTube ikorera bukaba muri Kenya, ahubwo nkaba ariho nibasiye kugira ngo mpembe. Akaba ariho wibanda mu rwego rwo gushaka amaramuko agatubu. Noneho rero Burundi nta madisi aba, ahubwo Burundi iyaba nanone, kuko nge nabaye y'imyaka igera mu 9, ariko i Bugande sindabayo, Kenya sindabayo, ariko uhanyura nk'ingenzi. U Rwanda rwo twari urusengeye kuva dukizwa, no mu rusengero dusoza amateraniro, urabizi iyo tushoje amateraniro habaho gusengera igihugu cyane kameme. Noneho rero ahubwo igitangaje ni uko muri ibyo byose nanjye sinzi aho ibyo biva, sinzi n'uko bikorwa, sinzi n'uko bigenda, meze nk'intama iyobowe muri uwo murongo, muri iyo vora, ariko nta signification nabiha ngo hari impamvu iyo ariyo yose navuga uretse ivuga butumwa no gusunikwa na Mwuka Wera. Nta wundi muntu biri inyuma. Ntabwo duteganya rero gucika intege tubishobojwemo na Kristo, ariko atari Kristo
n'iri joro bibaye ari njye narara mbihagaritse nkerekeza mu bindi nk'uko n'ubundi isanzwe mu bindi kuko ibi ni amezi 3 iyica nimaze amezi 4 niba atari 5 tutambutsaho ubutumwa bwiza ibyo rero mpamya ko kandi ntabwo YouTube ivutse mu mezi nta nubwo ivutse mu myaka navutse iriho ntabwo rero mpamya ko twahumuriza abantu badukurikiye nkababwira ngo wumva ubutumwa bwiza bwumva utabwumva ashyireho impamvu komantere ze ni ngombwa nta mpamvu n'imwe freedom umuntu oya birumvikana nk'uko bivuze wa mugani ntabwo kuvuga Burundi ari byo byaguha amafaranga menshi kurusha izindi nkuru tuzi zikorwa njya mbibona abaturanyi bacu b'Abarundi bamwe ntabwo ari bose bavuga bati kuki muvuga ibibazo byacu kuki impamvu nyinshi ariko mu by'ukuri ntabwo ari bo bafite ibibazo gusa nibyo duhora tuvuga n'igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo ntabwo twakize ntabwo tumeze nka Amerika ntabwo tumeze nk'ibihugu bikize hano muri Afurika ntabwo turi igihugu cya mbere gikize muri Afurika Abarundi rwose bajye babimenya ko natwe nituvuga ibibazo by'u Burundi ntabwo ari uko natwe tutabifite turabifite ndetse turanabisengera cyane tunagerageza no kubishakira cyane rwose kuko twebwe twagize ingorane muri 94 haba jenoside yakorewe abatutsi ntabwo Abarundi bikoreye uwo mutwaro twebwe turawikoreye cyane twagize ingorane n'ubu hari umutwe utaramanika intwaro witwa FDLR cyane uzi ibintu uhora ukora ndetse nuko ahubwo ibyo bitwikirwa nuko twagize umugisha Actress nyakubahwa Perezida Paul Kagame akasa n'umuntu ugaragaye cyane ko ahanganye nabyo ahubwo ibaze ngo iyo tugira perezida wa feke byari kugenda gute nyuma y'ibyabaye tukagira perezida wa feke ubundi no kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 cyari cyasubiye hasi ya zero biragoye ko twanavuga zero ni munsi ya zero kubera ko muri kiriya gihe n'ibikurikiye amateka u Rwanda hari aho rwari rugeze rero kubera jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 byatumye u Rwanda rusa nkaho no mu mahanga rutakiriho na n'ubu hari abatungurwa ni nabyo His Excellency Paul Kagame tumushimira ntabwo aho u Rwanda rugeze suko rukize tujye tubibabwira rwose navuze ko ibibazo turabibarusha yego suko ibibazo byose tutabifite ariko nibura aho rugeze nta nubwo twabikekaga ko rwahagera ni nka kwa kundi umwana azamuka akagera mu myaka 2 akavuga uti baye agasore sha ariko mu by'ukuri suko aba ari umusore ahubwo nuko aba hari intambwe imwe yateye urihuse cyane dushimiye Imana na Yesu n'umwuka wera tunashimira Kagame yego iyi Imana itaduha perezida ngo abishobore nyuma y'abatutsi bigenze kuriya n'abahutu babikoze bunize isaha mu Rwanda ubundi u Rwanda rwari kuba rukiriho yari kuba intara imwe y'igihugu naka gifite akajagari karuta ko muri Haiti ngira ngo twari kuba turi igihugu cya mbere ku isi gifite ibibazo kuruta ibindi bihugu byose byo mu isi ibyo ngibyo twabivuze ahari nka Amerika ari kugivuga uti nukenera kumenya ikuzimu uzajye mu Rwanda kubera ko urabyibuka ko mu myaka jenoside yakorewe abatutsi 94 ikirangira abanyarwanda aho bari bahungiye aho bari basanzwe mu bihugu byose by'isi baterwaga ipfunwe no kwitwa abanyarwanda byari ikibazo gikomeye ari nabyo tujye tunabibabwira abantu babimenye kuba ubu umunyarwanda uri mu bihugu bindi muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye afata umwanya akaza mu Rwanda akaza gusura abaturanyi agasura abanyarwanda ni ibintu byavuye kure ni imbaraga zikomeye cyane umuyobozi wacu yakoresheje ndetse ni impano mpamya ko atari impano isanzwe ahubwo ari impano ni Imana buriya yamuhaye zirambaraga buriya bushobozi kugira ngo abigereho ubwo rero ako twari tukagezeho kugira ngo tubwire Abarundi tujya tubibabona muri comment bavuga ngo ese guki muvuga ibibazo byacu ibyanyu